Ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph! Rolling Pan chapter done present Kaya Long Sun chapter done presented but the boy them step down. Kaya don't know, except on the chapter. Mose Peter the zero, they be on the chapter and kaboom kabam bomb clout. Why I say woo. DJ, thank you very much, ladies and gentlemen. Woo! Hey, Kabiri. Ndabizi abantu benshi ubu ngubu bari kumbonamo amabyi. Hey! Sha, guys, mwihangane uyu munsi nta kintu ndi bubabwire ku mabyi. Ariko hoya nanone ariko guys, uri umuntu ufite ubwoba nyamabyi ashyushye. Nukuri biri seriye. Mbere yuko buri mu comedian wese ntihazagire n'ubabeshya. Mbere yuko ajya kuri mbere yuko nyina azano kuri stage ngo akore performance aba afite ubwoba mukanya yari ari gucumba umwotsi. Ariko no mu migani ya Kinyarwanda bibamo. Hari umugani bajya baca ngo umugisha utondagira amabyi, hari n'undi bajya bavuga ngo inkubisi y'amabyi yitarukiriza. Wihangane uyu munsi nta mabyi ndi bubabwire. Hari muze ngo ibyayindi by'abakomediye gusa guys, nubwo nakoze anniversaire nakuze uyu munsi. Nakuze hari ibintu ari ikiciro cy'imyaka navuyemo, hari ikindi kiciro nagiyemo kubera ko ubu ngubu nemerewe no kuba nashaka umugore nkashyira mu rugo. Gusa ikibazo mfite nuko nemerewe gushaka umugore kandi nta girlfriend mfite. Nukuri ni ikibazo, nkeneye girlfriend kabisa kandi mfite ihishurirwa ko girlfriend nzamukura hano mu Rwenya. Ubushize hari umukobwa wihaye merci. Hanje ndavuga ntari ko se nge ntago ndi umwana nk'abandi. Ese ubu ndi mubi koko? Abakobwa bari hano tinyuka urashoboye niba warangiriye crush bimbwire. Mubimbwire mutinyuke. Ariko niyo naba na girlfriend buriya nanjye mu bintu by'inkundo mfite ikibazo. Nukuri ibi bintu ubundi experience yo gusomana French kiss abantu mubizi muyikura. Ibintu byo kuryana iminwa ngiye byarananiye. Biri seri. Ubushize nari mfite rendezvous n'umukobwa turi bubikore. Ndavuga nti ndabizi ko ibi bintu ntabizi pe. Ariko ahangaho ngomba kwiyaminiye. Ndagenda ndeba tutorials kuri YouTube. Ubundi ndagenda mfata kabaho keza nkakoreraho pratique nkarya utunwa koko. Umva. Noneho ndagenda njya gusomana na wa mukobwa. Umukobwa twakomaguranya amenyo. Umva natashyira iry'ibumoso riri kundya. Biri seriye. Nukuri pe. Ariko nukuri nkeneye girlfriend biri seriye pe. Ariko oya reka ibi bintu mbivuge muri ubu buryo. Nitwishimwe Joseph nsengera ADPR bukane umukobwa uri bugiri yerekwa naritambutse nta kibazo. Ariko Coach Kabiri, quick question. Yes. Turabizi ko uri umanaginga Blues Melody kandi akaba ari brand ambassador wa Primus. Twagira ngo tubwire mu magambo arambuye Primus bisobanura iki? Thank you. Nkuko bivuze Bruce Melody ni umuhanzi wanjye kandi ni brand ambassador wa Primus. Ubundi Primus ni nziza ku buzima bw'umuntu. Bona santé nayo nalinga. Primus c'est là. Premier le grièlement intelligemment cette matière utile pour la santé. Bazongi, sans usage de cette matière, impossible de réaliser vos projets. Ezosalisa bana mibali koleka tangawizi. La primicilline, ampicilline, sirokisi munene yango bakomiyawa. Pour renforcer intégralement le muscle à usage sexuel. Joseph, urasubiramo. Ntago nsubiramo. Urasubiramo. Bati video rya musaza. Wonde mwari muzi ko nziriringararengana gutya. Genda umwana y'igisenyi, abantu bahari igisenyi tuba twarakuriye mu ziriya ndimi tuzizi. Guys, uyu munsi rero nahinduye nyine uburyo nabagamo kubera ko nababwiye ko nakuze. Guys, mu minsi ishize nari mfite mind yamaze kuba date byatari. Ku buryo ibintu by'ibishego byari byaramaze kunyokama, buri kintu cyose nacyumvaga mu bishego. Ndabyibuka nkiga twageraga isomo ry'imibare, hari ukuntu umwarimu yabaga ari kuri twigisha njyaho kugira ngo numve ko ari imibare isanzwe, mu by'ukuri numvagamo ibishego.
umwarimu akaza ati ngo learning unit y'uyu munsi rero yitwa pronomi. Mu by'ukuri niyumviragamo ako ngako kabanza gusa. Noneho akabaraje ngo learning outcome yayo ngo yitwa rational function. Noneho yaba ari muri ntuza, yaba ageze mu mibare hagati ari kuyisolvinga, ngo sasa rero ngo aka kabare ngo ushobora kugapowaringa ngo cyangwa se ukagasquaringa. Nuko kugasquaringa nabyo mfite ubundi buryo nabyumvagamo. Biri seriye da. Njyewe naragiye ngira mindset ku buryo mani nta kintu ntumvagamo ibishego tu. Biri seriye n'indirimbo z'Imana n'insigaye nzumvamo ibishego. Ari indirimbo ya Rehoboti bari kuvuga ngo marayika yarabajije ati ninde wakibumbura. Navuga nti se none akantu kantangaje bararirimbye ngo Yesu mwana w'Imana aritanga arakibumbura. Ngo zamaze kukibumbura ngo mwijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange bahera ko bafata inangaza. Unone nizo nanga mfite ubundi buryo nazumvagamo. Uruwigitangaza Yesu abo mwijuru barabihamya bati. Guys, njyewe mind yanjye yari yarangiritse. Noneho undi muntu wankomaga ku kintu bita igishego ni Israel Mbonyi. Israel Mbonyi guys, we afite systeme noneho y'uburyo akoramo igishego itangaje. Mbonyi we ntago aririmba igishego nyine mu ndirimbo nyirubwira, abikora muri album. Uko liste y'indirimbo ukuntu ziba zikurikiranye nibishego gusa. Aratangira indirimbo ya mbere akayita Ningerayo, indirimbo ya kabiri akayita Mpagaze ku rugi ndakomanga, iya gatatu akayita Simfite isoni zo kwinjira. Ubwo tayari amaze kwinjira. Noneho ahantu hahita hahira, iya kane ayita ku gasambi, agashingura cumu, iya nyuma akayita ku migezi za Nairo zikavubuka. Ewa, thank you very much ladies and gentlemen. Amasmesana kuri Joseph.